ukuvuga ngo uyu mudamu wari utwaye imodoka yaravuye i Musanze. Ni ukuvuga ngo agezemo hano nyine ibyo ari byo byose imodoka ibuze feri. Gutya niho bakimukuramo kabisa. Nyine gutya yarakatiye umuntu gutya yitirenga umuhanda kuko hano hari hamaze iminsi n'ubundi n'iminsi 5 yarishije indi modoka ihaguye. Koko impanuka iteye ubwoba. Iteye ubwoba kubona igikamyo kingana kuriya kirenga umuhanda biba biteye ubwoba. Ni nyuma yuko umugore ashatse gategure ya E yabanje gushaka gategure B akurikizaho C akurikizaho na E. Uyu mugore rero yararimo akora sima i Musanze ariko birangira atageze i Kigali amahoro. Uyu mugore aje gukora impanuka mu murenge wa Shyorongi. Uyu nguyu imodoka ye ije kubiranduka yikubita munsi y'umuhanda iratongoka. Kubw'amahirwe uyu mugore nago yigize yitaba Imana rutwaye iyi modoka ariko yakomeretse bihagije cyane. Dore ko uyu mugore yagerageje gusimbuka iyi modoka iwe agasigara ikagenda yonyine. Ni mu gihe ngo abaturage kugira ngo batabare bahise batangira gutunda sima bakayitwara kugira ngo batabare umuntu hano mu murenge wa Shyorongi hejuru iriya. Urumva ko yaragiye kugera hano mu mujyi wa Kigali ubwo agize amahirwe kuba atatongotse hano hepfo hamanuka cyane umanuka Shyorongi. Tugize amahirwe impanuka nago ariho yabereye kubera ko nago yari kurokoka. Ni umugore witinyutse ashaka akazi k'ubushoferi agira amahirwe arakabona ahita atwara imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo. Uyu mugore rero imodoka yaje gukora impanuka arakomereka bihagije. Yavaga i Musanze azanye amasima hano mu mujyi wa Kigali nibwo imodoka yiwe yaje gukora impanuka hano mu murenge wa Shyorongi. Utaragira hano Shyorongi ariko aho yakoreye impanuka ni mu murenge wa Shyorongi. Uyu mugore rero yaje kuva mu modoka igenda imodoka iza kumanuka yonyine aho bikekwa yuko uyu mugore yaba yadepashije nabi binyuranyije n'amategeko bikarangira imodoka iguye munsi y'umuhanda. Abaturage babonye iyi mpanuka bavuga yuko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'ikamyo ya Bralirwa riri mu muhanda akaza gukatira iyi kamyo ya Bralirwa bikarangira arenze umuhanda. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore ashobora kuba yafashwe n'ibitotsi iyi modoka akaba yayishyira mu manga cyangwa akayiroha hano mu manga. Iyi mpanuka yabaye bitunguranye. Iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi yabaye ku itariki zisanga 28 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo iyi mpanuka yabaye ubwo umugore yaravanye sima i Musanze ayerekeje hano mu mujyi wa Kigali. Uko amakuru avuga yuko uyu mugore yaramaze amezi 3 mw'uyu mwuga w'ubushoferi atwara iyi modoka yitwa Makuzungu. Iyi modoka yambukiranya imipaka iri mu bwoko bw'ikamyo yatwaraga sima. Yari izikuye i Musanze izerekeje hano mu mujyi wa Kigali ariko urugendo rwe nago rwaje kumuhira byarangiye imodoka yiwe irenze umuhanda birangira nawe akomeretse bihagije. Imbangukiragutabara ese iza kumutabara byihutirwa kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima dore ko harimo ava amaraso. Abaturage bahageze bwa mbere bamwe mu baturage bagenzi babo bavuga yuko kugira ngo batabare umuntu cyangwa banamuhururize batangiye kwiba amasima bayatunda bayasahura. Bamwe mu baturage bavuga yuko kugira ngo bagenzi babo batabare bahise batangira kwitwarira amasima bakayatwara bayajyana mu ngo zabo. Barasaba ubuyobozi ko bwakwinjira mwa kino kibazo abakoze icyaha cyo gusahura sima mu gihe imodoka yari ikoze impanuka kugira ngo batabare umuntu wari uri mu modoka ahubwo bakarwana bibasiba. Abaturage barasaba yuko bakurikiranwaho n'inzego z'ubuyobozi kubera ko bakoze igikorwa cy'ubugwari. Ubwo imodoka yari yikoreye sima yari itwawe n'umugore yaje gukora impanuka kugira ngo batabare bagatangira gutunda amasima bayatwara. Ni muri bimwe mu byababaje abanyarwanda benshi cyane bikanatera benshi ubwoba. Bavuga yuko ku iki gihe n'abantu bakigira imitima myiza yo gutabara. Ubundi bamwe bavuga yuko izi ngizi atari indangagaciro z'umunyarwanda. Kubona umunyarwanda agize ibyago kugira ngo mutabare ugatangira kumwiba. Ariko amategeko uko abivuga avuga yuko nimba ugeze ahantu imodoka yakoze impanuka mbere ya byose banza utabare uwo muntu unamutabarize kugira ngo utange ubutabera hakiri kare koko uzaba ari wahageze bwa mbere. Ariko bino bakoze binyuranye n'amategeko bivuze ngo ni icyaha bakoze cyo kurebera umuntu uri gupfa barangiza bakanamwiba ibyo afite. Ariko amakuru nababwira ni uko uyu mushoferi w'umugore wari utwaye imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ntago yigize yitaba Imana ariko yakomeretse bihagije mu gihe ari kwitabwaho
n'abaganga b'inzobere kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Iyi modoka nk'uko uyireba, ubundi uyirebye gutya iyi mpanuka wagira ngo nta muntu n'umwe wigize uyirokokamo, ariko bivuga yuko nta muntu n'umwe ahubwo wigize uyipfiramo, uretse uwakomeretse hari uri kumwe n'uyu mugore w'umutandi boyi wakomeretse bihagije cyane, ukuguru kukaba kwavuyeho. Niwo muntu wavuga yuko yakomerekeye muri ino mpanuka bibabaje kandi biteye agahinda. Akaguru kamwe kasigaye mu modoka, amaginganga y'imodoka harimo bayasa bayifungura kugira ngo babashe kugakuramo, bivuze ngo ubu byarangiye arajya agendera ku mbago. Bamwe mu baturage basobanurira itangazamakuru bagira batya: banyamakuru mukora akazi k'umwuga, mutabarize uyu nguyu waburiye